Bene data namwe bashiki bacu ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndashimira Imana ko uko twayisabye kugira ngo uyu munsi nibyemera twongere tubona akanya ko gusangira ijambo ry'Imana. Ndashimira Imana ko yaturinze kaduha ubuzima bwiza, karinda intambwe zacu, kaba hafi yacu, none kubw'ubuntu bwayo tukaba tubonye aka kanya kugira ngo twegere ameza y'umwami wacu Yesu Kristo, dusangire ijambo rye ry'ubugingo, ijambo rihembura imitima yacu, ifunguro ridutunga. Umwami Imana amusaba kugira ngo aduhane umugisha mu ijambo yaduteguriye uwe ubwe kuri uyu munsi. Reka dufate akanya ko gusenga, tumusabe we nyiri ijambo kugira ngo ubwe uko yaritanze komeze arihishure, ubwahagarare hano ahamirize ijambo rye, yihamirize kandi aduhe umugabane udukwiriye. Turasenga. Mwami wacu Yesu Kristo, mukiza w'ubuntu n'imbabazi, fasha akanya ko kugushimira mu gitondo cy'uyu munsi kubw'ubuntu bwawe, kubw'imbabazi zawe Mwami, ko waturinze muri iki cyumweru cyose gishize, ukaturindira ubugingo n'ubwo umwanzi abatatoroheye n'imijugujugu ye, ariko Uwiteka wakomeje kutubera ingabo, kutubabarira no kutuba hafi kubw'ubuntu bwawe. Izina ryawe rihimbazwe. None Mwami, uko twabigusabye tugeze mu kanya keza ko kumva ijambo ryawe, ko kumva Mwami icyo utuganiriza mu ijambo ryawe, uduha umugabane udukwiriye. Uwiteka Mana nzima, Mana ya Dawidi, nk'uko Dawidi yabigusabye, turagusaba ngo dutegurire ameza. Mwami, utwuzurize ibikombe bisendere, turagire ubwatsi butoshye ari ryo jambo ryawe, utwuhire amazi adasuma y'amahoro ari umwuka wawe wera. Uduhe ibyiza byose watugeneye, uhaze ubugingo bwacu. Muri aka kanya tangirane nanjye Mwami, sozanye nanjye abumvira ijambo bose wo mugabane ubakwiriye n'umugisha utagabanije, kandi gusabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Uwiteka ahimbazwe. Turacyari mu ijambo rivuga ngo umugabane ugenewe abana b'imfura, la part réservée aux fils premiers-nés. Turasoma ibyanditswe byera mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere murongo 26 kugeza kwa 31. Nous lisons la parole de Dieu dans l'épître de Paul écrit aux Corinthiens, chapitre 1er, du verset 26 au verset 31. 1 Corinthiens, chapitre 1er, du verset 26 au verset 31. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Ça c'est le verset 26. Korinto wa mbere igice cya mbere
umurongo wa 26 turasoma, muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi. Au verset 27, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Umurongo wa 27. Ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge. Kandi yatoranije ab'intege nke bo mu isi ngo ikoze isoni Imana, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye. Verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Umurongo wa 28. Kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho, Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho. Au verset 29. Enfin, que personne ne se glorifie devant Dieu. Murongo wa 29. Kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Au verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Murongo wa 30. Niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka, no kwezwa, no gucungurwa. Verset 31. Enfin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Umurongo wa 31. Kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo, uwirata yirate Uwiteka. Umwami Imana asuka umugisha kw'ijambo rye, kandi akingure amaso y'umuntu w'imbere n'amatwi y'umuntu w'imbere, kugira ngo ubugingo bwacu buhazwe n'Imana yaduteganirije mu gitondo cy'uyu munsi. Abumvira ijambo mwese mbasabiye umugisha utagabanije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umugabane ugenewe abana b'imfura, là-bas réservé aux fils premiers-nés. Umugabane wagenewe, là-bas qui a été réservé, umugabane washizwe ku ruhande, là-bas qui est consacré, umugabane wateganijwe, là-bas qui est réservé, destiné, consacré, la part bénie, umugabane wateganijwe, umugabane washiriwe ku ruhande, umugabane w'umugisha, umugabane utazashira, la part éternelle, la part qui n'aura pas de fin. Ibintu byose
bizashira, ibyo dutunze byose bizashira, nta na kimwe kizasigara. Sinzi umuntu kare mwene data wanyohereje akamesaje, bwa mesaje buba buzunguruka, kari kanditsemo ngo mu myaka 100 ibyo dutunze byose, natwe ubwacu n'abana bacu byose bizaba byaribagiranye, ngo bizaba ngo bitunzwe n'abandi bantu. Simpozo que niba isi nayo izaba ikiriho, ibyo utunze byose, ibyo ntunze byose bizaba bitunzwe n'abandi bantu bashobora kuba batazi n'izina ryawe, n'amazina yacu yaribagiranye. Ariko hari umugabane utavaho utazashira, ngo ibyo turuhira byose amanywa nijoro mu myaka 100 nta na kimwe kizaba kikubarwaho, n'abana bawe ntibazaba bariho. ngo naho turi hazaba hatuwe n'abandi bantu, kuko niko byabaye na mbere mu myaka 100 ishize, abari bariho nta n'ukibibuka. Niko bimeze, ibintu byose n'ubusa, isi n'ijuru bizashira, ariko ijambo ry'Imana rihoraho iteka ryose. Imana ishimwe kubw'uyu mugabane w'ijambo. Nibyo Dawidi avuga muri Zaburi 119 ngo ijambo ryawe Mana yanjye rindutira zahabu yose n'ifeza yose. C'est ce que déclare le prophète David, le roi David, au psaume 119. David dit: ta parole, oh mon Dieu, vaut mieux pour moi que tout l'or et tout l'argent. Ijambo ryawe Mana yanjye rindutira zahabu yose, rindutira feza yose. Reka tuganire ku byanditswe dutangije iki kibwirizwa. Umugaragu w'Imana Pawulo arabwira bene data b'Abakorinto, kandi iri jambo natwe ntiryacu, niyo mpamvu Bibiliya yera ari igitabo kidasanzwe kibumbye ubuhamya bw'ijuru, kandi ijambo ry'Imana rikirimo ntabwo ricuyuka, ntabwo risaza. Iri jambo Pawulo yabwirije Abakorinto natwe ni umugabane wacu. Umwuka wera ndabihamiriza kubera ko ndi umuhamya w'ijambo, kandi mbazi n'ukuntu ryamanutse. Ndabihamiriza ko mu gitondo cy'uyu munsi umwuka wera yatugariye kuri iri jambo. Warihaye Pawulo yarasinziriye, ariko Kristo aracyayobora itorero. Le Saint-Esprit qui a inspiré, qui a donné cette parole à l'apôtre Paul pour qu'il puisse la transmettre aux saints qui étaient à Corinthe, à l'église du Dieu vivant, qui était à Corinthe, aux Corinthiens. Uyu mwuka wera wahaye ijambo Pawulo mu gihe cy'Abakorinto kugira ngo ribagezeho. Ndabihamiriza nk'umugaragu wayo, ni naho umwuka wera wamanutse kugira ngo ritugarureho. Hahirwa abana b'Imana bagaburirwa nayo. Au verset 26, 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Muzirikane bene data, muzirikana y'amagarwa ryanyu, mubizirikane ko muri mwebwe abahamagaye we hatarimo abahanga benshi mu buryo bw'umubiri. Ntabwo harimo abakomeye benshi, aho abantu bita abakomeye ni beaucoup de nobles, naho abantu bita imfura. Mu icyo gihe hari segregation, hari ibintu muri sosiyete byo kuvangura abantu, bakavuga ngo abangaba ni abagaragu, abangaba ni abapagasi, abangaba ni imfura, abangaba bazatura. Ni amadayimoni yatangiye kera, ivangura ry'abantu. Pawulo ahita abwira bene data ati mujye mubizirikana, mukebuka, mwireba, murebe mu itorero ry'Imana nzima, mwebwe abahamagawe. Nta mfura nyinshi zirimo, nta bahanga benshi barimo, nta bakungu benshi barimo. Uko umwuka wera yabivuze niko bisubiwemo. Ntabwo Imana ishingira ku byo abantu bita bikomeye, ntabwo Imana ishingira ku byo abantu batunze, ntabwo Imana ishingira ku bw'ubutegetsi abantu bafite n'imiryango bavukamo kugira
mugabane, uyu mugabane nk'uko twabibonye ni umugabane wagenewe abana b'imfura, abana b'imfura, abana batoranijwe banditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama isi n'ijuru bitararema. Ntabwo uyu mugabane ukurikira imigisha y'abantu, uyu mugabane ni umugisha w'Imana. Cette part ne suit pas la richesse, ne suit pas la position sociale, ne suit pas l'autorité qu'on peut avoir sur cette terre. Non, c'est une part prédestinée aux enfants de Dieu, écrit dans le livre de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde. Ntabwo ari umugabane uvuga ngo aba ni abanyamerika, aba ni abana b'abategetsi, aba ni abana b'abacuruzi bakomeye, aba ni imiryango y'imfura. Oya, oya, ni umugabane uzwi n'Imana ukagenerwa ab'Imana yabigenewe. Nta n'umwe wawubona Imana itarawumuteguriye. Ndashimira Imana kubw'intore zayo, ndashimira Imana kubw'abana b'Imana twagerewe uyu mugabane. Nushaka ube uri mu bantu bitwa abakene, abantu bitwa abagayitse, ube mu bantu abantu batemera, ariko uri muri ruhagarariro, uri ufite uyu mugabane, uri umunyamugisha, kuko ibyo abantu byose batunze bizashira, n'umuyonga bizavaho, ariko uyu mugabane w'ijambo ry'Imana rizima ni umugabane uticuzwa, ni umugabane utazashira. Witeka Imana yacu aduhane umugisha. Les choses du monde, la richesse du monde, la gloire du monde, les biens terrestres passeront. L'autorité, le règne, la gloire des hommes se dissipera comme des nuées, sera brûlé et réduit en cendres, oublié. Mais cette part de la parole de vie, cette part destinée aux enfants de Dieu, c'est une part éternelle. C'est une richesse impérissable. N'umutungo uhoraho, n'umutungo utangirika, n'umugabane mwiza cyane. C'est une part merveilleuse. Icyama abumva iri jambo bafite uwo mugabane bakawuha agaciro kawo, bakawuha agaciro kawo, bakawufata uko ukwiye gufatwa. N'abataramenya ijambo ngo bamenye yuko umwami wacu Yesu Kristo yatubambiwe akaducungura, babyizere bahabwe agakiza. Icyama niba arumvira ijambo nawe Imana ikamugenderera, kuko ibyo turuhira byose n'amayezi. Tous que nous possédons, tous nos fatigues, tous nos efforts pour gagner le bien du monde, à cause de cette chair, le fruit de tous nos efforts sera oublié. Le fruit de nos efforts ne résistera pas au jour du jugement de Dieu. Ibyo dukora byose, ibyo twunguka byose, ibyo dutunze byose bizibagirana, bizakurwaho. Ariko umugabane Imana yahaye abana bayo ititaye kuko abantu baba babona, ariko yitaye ku neza yayo. Uyu mugabane ni umugabane sinzi uko nawuvuga, ni umugabane ntagereranywa. C'est une part à ne pas comparer, c'est une part unique, réservée, spéciale. Ni umugabane udakwiye kugereranwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ufite awukomereho. Jambo ry'Imana bene data namwe bashiki banjye turikomereho.
ukomeye wa data yaduhaye. Abrahamu yahaye Isaka ibyo byose, Imana nayo yahaye byose itorero ryayo mu mbaraga z'umwuka wayo. Nk'uko twabyumvise, uko ubumana bwose bwari muri Kristo, niko na Kristo yirangurije mu itorero, ariha ibyiza byinshi. Pawulo arangije aravuga ngo muzirikane ihamagarwa ryanyu. Nta kimana yashingiyeho cy'umubiri kugira ngo iduhe umugabane. Imana yashingiye ku neza yayo. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo nimwikebuke murebe. No muri iki gihe iyi mvugo ya Pawulo ndahamya ko ari ukuri. Ubu busesenguzi bwa Pawulo nanjye ndabwemeze. No muri iki gihe nta mfura nyinshi, nta bakomeye benshi, nta bikomerezwa byinshi. Ibyo si iby'Imana ireba. Imana ni Imana. Imana iza abayo. Nibo yageneye uwo mugabane, ntivuguruzwa, ntivugirwamo. Oya, uko yabigennye niko ibikora. Le Seigneur ne se base pas sur les apparences. Il ne se base pas sur la position sociale des gens, ni sur leur nom, ni sur leur famille, ni sur leur richesse. Mais il se base sur sa volonté. Tel qu'il l'a décidé, c'est comme cela qu'il le fait. Cette part est réservée. C'est pourquoi je dis réservé. Nous mugabane wabikiwe, watoranirijwe, washiriwe ku ruhande abantu nabo batoranijwe. Batoranijwe mu bami, batoranijwe mu mfura, batoranijwe mu bakungu. Oya, Imana yabatoranije niyibizi. Icyatumye Imana inoranya, icyatumye gutoranya wowe unyumva, Imana niyikizi. Wowe shimira Imana ko yaguhaye uwo mwanya imbere y'ineza yayo. Remercie le Seigneur. La raison qui a fait, qui puisse te réserver cette part, le Seigneur lui-même connaît pourquoi il l'a fait. Toi qui m'écoutes, si tu as cette part en Jésus-Christ, remercie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Obéis au Seigneur. Obéis. Suis le Seigneur. Sers le Seigneur. Adore le Seigneur. Umvira umwami waguhaye uwo mugabane. Mukorere, mukurikire, muramye, muhimbaze, mushimire kuko yakugize umwana wayo. Akaguha umugabane utagabanije. Abakomeye batafite, imfura zidafite, abahanga badafite, ariko abawufite n'ab'Imana yagennye ubarimo ntabwo yakwihanganira udashimira Imana muri aka kanya. Tugendane muri iri jambo nawe uvuga ngo warakoze mwami. Pendant que nous écoutons cette parole, dans ton cœur continue à dire merci Seigneur, merci mon roi. Tu as bien fait, oh mon Dieu, de me réserver cette part, de me donner accès aux choses que les autres ignorent. Warakoze mwami kungenera uyu mugabane. Warakoze mwami kumpa kugera guhabwa iby'abandi batabona niyo baba bakomeye. Au verset 27, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses fortes du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses folles du monde. Mana yatoranije. Hano ujya Rwanda bavuza abaswa ngira ngo les choses folles n'abaswa. Murongo 27. Ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi bikoze isoni abanyabwenge. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Imana yatoranije les choses folles. Bantu batafite icyo bavuze, abantu batagira kenge na gake. N'abaswasi les choses folles. Tubivuga uko biri. Imana yatoranije ahantu umuntu wabona ko atagira ubwenge pour confondre les sages, kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge abahanga. Dieu a choisi les choses faibles du monde. Imana yatoranije ibinyantege byo mu isi pour confondre les fortes.
exposé. Il y a cette analyse où il suzuma uku kugenzura ubuhamya bwa Pawulo nanjye ndabwemera niko bimeze. Niko bimeze. Imana ntabwo ishingira ku bwenge twize mu mashuri. Imana ntabwo ishingira ku mbaraga dufite izo arizo zose. Imana ishingira ku buntu bwayo, kandi mu mikorere yayo yashatse guca muri iyo nzira yo kwicisha bugufi. Ni Imana ubwayo yambara umubiri. Iyo mubisomye muri Yesaya 53, ishusho y'umubiri umuhanuzi yabonyemo umwami wa Yesu Kristo azambara, ngo nta bwiza yari afite. Uyu munsi iyo bamushushanya bagurisha amashusho ye, bamugaragaza nk'umuntu w'uburanga butangaje, ariko iyo turebye ishusho iri muri Yesaya 53, ngo nta bwiza yari afite. Ngo ni umuntu abantu bahunza mu maso yayo, ngo ukumukubita amaso utingiza umwako. Uko umuhanuzi yamweretswe akamuvuga, niko natwe iyo shusho niyo twemera. Ariko muri iyo shusho igayitse ni Imana yari ituye kugira ngo ikoze isoni, pour confondre les sages, kugira ngo abamutegereje muri ubwo buryo ntibazamubone. Azabonwa na Zakayo, azabonwa na Mariya Magdalena, azabonwa na Natanaeli, azabonwa na Mariko, azabonwa n'intore, azabonwe n'abamusamariyakazi w'ubuzima bwanduye w'indaye, azabonwe n'abantu batemera. Abanyakiriziya bari bamutegereje bazi ko hari azamanuka mu ijuru bavuza inzumbeti. Les ecclésiastiques, ils l'attendaient dans une image très glorieuse. C'est pourquoi ils l'ont manqué. Abanyakiriziya bari bamutegereje mu ishusho y'igitangaza, agiye kuza aturuka ku mubaji. Bavuga ngo n'umwana wavutse mu buryo butari bwo, ubukwe butaraba. Ibyo sinabitindaho, abasoma Bibiliya murabizi, kuko marayika Gaburiyeli yoherejwe kwa Mariya. Mariya atarashakwa, arasama, Uwiteka cyashaka. Ntabwo abanza kuvuga ngo bazanseka, ngo bazavuga gute, ngo kandi hari imiryango y'abayobora, abafarisayo n'abasadukayo. Oya, izo si zo nzira Imana inyuramo. Imana inyura ishatse. Muri ubwo buryo abantu bakayibura, ariko abishaka ko bayibona barayibona. Le Seigneur agit comme il veut. Il passe là où il veut. Il fait les choses telles qu'il les a prédestinées, telles qu'il les a préordonnées. Selon sa pensée, c'est comme cela qu'il agit dans son royaume, parmi les saints, dans son peuple, dans son église. Il travaille pas conformément aux choses du monde, pas selon le modèle des hommes. Le Seigneur agit selon le modèle céleste. Imana ntabwo ikora ikurikije uko abantu bakora. Abantu bo bafite inzira zabo, Imana ifite iyayo. Niyo mpamvu Imana yahise ikubita icenga itungukira kwa Yosefu, ariko irangije iramuburira, iramubwira iti humura, ni n'umurimo wanjye, gumana n'uyu mugeni, ntumwegere kugeza igihe azabyarira, ariko imbuto imurimo c'est moi, ni jyewe. Na Mariya nawe arabimubwira. Mariya amanika amaboko aravuga ngo ndi umujakazi wawe, bisohorereho nk'uko ijambo ryawe ryavuze. Ijambo ry'Imana ni ubwiru, abana b'Imana nabo bari mu bwiru, imigambi y'Imana ni ubwiru, itorero ry'Imana rishwe mu bwiru. Oh, c'est merveilleux. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre mystérieuse. Elle est cachée. L'église du Dieu vivant est cachée. Les saints sont cachés. Le plan de Dieu est voilé. Il est révélé uniquement aux enfants de Dieu. Umurimo w'Imana urahishwe, imigambi y'Imana irahishwe, itorero ry'Imana irahishwe, ariko ibyo byose Imana ibishurira aba bana b'imfura. Murongo wa 28. Kandi nibyoroheje ibyo mwisi, nibyoroheje byo mwisi n'ibihinyurwa n'ibitariho, Imana yarabitoranije guhindura ubusa ibiriho. Verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde. Les choses viles. Choses viles ntabwo ari byoroheje.
n'ibintu bigayitse, les choses viles du monde. Abantu bataha agaciro. Et celles qu'on méprise, basuzugura. Celles qui ne sont point, bisani bitariho, pour réduire en néant celles qui sont, kugira ngo itesha agaciro ibyo abantu babona ko ari byo biriho kandi bikomeye, ngo kugira ngo ihindure ubusa ibiriho. Hano basobanuye neza, pour réduire en néant, ihindure ubusa ni ukuvuga ngo imbaraga zose z'umubiri waba ufite, umutungo wose w'umubiri waba ufite, icyubahiro cyose cy'umubiri waba ufite imbere y'Imana ku bijyanye n'uyu mugabane ni ubusa, c'est sans valeur. Igifite valeur ni ubugingo bwizera. Umwami Imana aduhane umugisha. Ni ijambo rikomeye ariko ni ukuri, ni ukuvuga ngo agaciro k'ubuzima bwo muri iyi si n'ibyo abantu birata byose imbere y'Imana ni zero. Devant le Seigneur, tout ce que les hommes considèrent comme merveilleux, comme glorieux, comme puissant, la richesse, le règne, la gloire humaine, tout ce que nous possédons devant le Seigneur, c'est sans valeur. Ce qui a de la valeur, c'est l'âme qui croit, c'est l'âme qui obéit, c'est l'homme dans le cœur duquel c'est l'homme qui a un cœur, dans le cœur où Dieu habite, umutima Imana ituyemo, umutima uhitse ijambo ryayo, umutima wizera, nibwo butunzi buruta ibindi byose. Kuko ibyo umuntu aruhira byose natabitanga kuvaho n'amaherezo bishobora no kumutanga kuvaho akiriho, bigashira bireba, icyubahiro cyose kigashira kireba, imitungo yose igashira yireba, cyangwa se akabitanga akabisiga. Ariko umuntu wahawe uyu mugabane ubitse ubwiru bw'ijambo mu mutima we ni umuhirwe, ni ufite icyo afite. Le constat de la parole de Dieu, isuzuma ry'ijambo ry'Imana ritweretse ko ibintu byose twakwirata n'ubusa. Ariko uyu mugabane ni umugabane ukomeye, ni umugabane ukwiye gutuma tukora iki? Umurongo wa 29, iyi costa, iki gipimo impamvu cyaje, umurongo wa 29 uravuga ngo kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Cyo nicyo gituma iri jambo ryaramanutse, kugira ngo hatagira uwirata imbere y'Imana. Ariko kugira ngo hatagira uwirata imbere y'Imana, Imana ibingibi abantu birata yabigize ubusa. Verset 29, enfin que personne ne se glorifie devant Dieu. Kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Ibyisi Imana yabihaye umupaka, kugira ngo hatagira uwirata ibyo atunze, kugira ngo hatagira uwirata ibyazi, kugira ngo hatagira uwirata. Ntibibuza abantu bakamere kwirata, ariko uw'Imana igendereye ahita amenya ko ibyisa ari ubusa. Igifite icyo gifite ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ritazashira, n'ubugingo budashira, n'agakiza, n'umugabane abizera twahawe. Ibindi byose biraturushya, biratuvuna, twagacumukura, ariko se ntacyo bimaze. Simvuze ngo, cyangwa Pawulo ntiyavuze ngo tureke gukora. Oya, nidukore, ariko dukore tuzi ko ibyo twunguka, tuzi ko ibyo dutahana, tuzi ko ibyo dutunze ari iby'igihe gito, ari iby'agaciro gake,
bigereranijwe n'uyu mugabane w'ijambo ry'Imana wagenewe intore zayo. Murongo wa 30. Niyo ibaha kuba muri Kristo. Niyo ibaha kuba muri Kristo. Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. Umutungo ukomeye cyane. Verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse de Dieu, sanctification et rédemption. Niyo ibaha kuba muri Kristo kubw'ubushake bwayo. Yaduhindukiye ubwenge bw'Imana, aduhindukira gukiranuka no kwezwa. Ntabwo twikiranukira, ntabwo dufite ubwenge bwacu butuyobora muri iyi nzira, ariko Kristo yaduhindukiye ubwenge, aduhindukira gukiranuka no kwezwa. Abanyuma mwese mushimire Imana. Ntabwo ari twe twiyeza, yaduhindukiye kwezwa. Ntabwo ari twe twiha ubwenge, yaduhindukiye ubwenge. Ntabwo ari twe twikiranukira. Il est notre justice. Mbega umugabane. Oh, que pas. Il est notre sagesse, notre justification et notre sanctification. Il ne nous donne pas la sagesse seulement, mais lui-même, Jésus-Christ, il est notre sagesse. Ntabwo aduha ubwenge gusa, ahubwo niwe bwenge bwacu. Il ne nous justifie pas, lui, Jésus-Christ seulement. Ntabwo atubaraho gukiranuka gusa, niwe gukiranuka kwacu. Il ne nous sanctifie pas seulement, mais il est notre sanctification. Oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Kandi ni kubwe muri Yesu Kristo, par la volonté de Dieu, kubw'ubushake bw'Imana. Lui qui a été fait pour nous, wewe watubereye sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ntabwo yaducunguye gusa, niwe gucungurwa kwacu. Oh, il est notre rédemption. Il ne nous a pas seulement sauvés, mais il est notre rédemption. Niwe gucungurwa kwacu. Il est notre sagesse, il est notre justification, il est notre sanctification et il est notre rédemption. Niwe yaduhindukiye gukiranuka, kwezwa, no gucungurwa n'ubwenge. Niba kwa muri Kristo waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. Uwo ni umugabane utanyeganyega. Niwe gukiranuka kwacu, niwe bwenge bwacu buduha kumenya Imana, niwe gucungurwa kwacu, niwe kwezwa kwacu. Uwo ni umugabane buri ntore y'Imana igomba kugira. Unyumva kuri iri jambo avuge ngo shimwa Mana, avuge ngo amina Uwiteka. Niwe gucungurwa kwacu, niwe kwezwa kwacu, niwe bwenge bwacu, niwe gukiranuka kwacu. Haradukiranukira, araducungura, yiyeza ku bwacu. Je me sanctifie moi-même pour eux. C'est cela qu'il a déclaré dans Jean chapitre 17. C'est ça, notre richesse. Le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, il est notre justification, il est notre sagesse, il est notre sanctification et il est notre rédemption. Umwami Yesu Kristo uge niwe bwenge bwacu buva ku Mana, niwe gukiranuka kwacu, niwe kwezwa kwacu, ni nawe gucungurwa kwacu. Yo ni amina. Uwo ni umutungo ubumbiye hamwe ugize abana b'Imana.
ntabwo tuzayoba niwe bwenge bwacu. Satani nibwo yaturega gute nubwo turi babi nubwo turi abantu, ariko umwami wacu Yesu Kristo niwe gukiranuka kwacu. Ibyo rero biduha sécurité. C'est ça qui nous donne la sécurité. Nous sommes des hommes naturellement faibles. Nous sommes des hommes qui ne sont pas du tout justes quant à notre nature. Turawan batagira gukiranuka bijyanye na kamere yacu babi, ariko Imana yatugeneye uwo mugabane muri Yesu Kristo, yaduhindukiye kwezwa, iduhindukira gukiranuka, iduhindukira gucungurwa. Uwo mugabane ngiza gutya ndawushimira Imana. Umwami Imana aduhane umugisha. Humainement, naturellement, nous sommes des hommes faibles. Par nature, des hommes pécheurs, indignes quant à notre nature. Mais le Seigneur lui-même, qui nous a prédestinés, qui nous a réservé cette part merveilleuse, il est lui-même notre sagesse, il est lui-même notre justification, il est lui-même notre sanctification et il est lui-même notre rédemption. C'est ainsi dit la parole de Dieu. Niko ijambo ry'Imana rivuze uko twaba tumeze kose, uko abantu baba badufata kose, nta mfura nyinshi zahamagawe, nta bambaye benshi bahamagawe, nta bantu bazwi bahamagawe, ariko ntibazwi ku isi, ntibemewe ku isi, ntibakomeye ku isi, ariko mu gitabo cy'ubugingo mu bwami bwa Data barakomeye. Mu bwami bwa Data ni imfura zo mu ijuru, mu bwami bwa Data ni ibikomangoma, mu bwami bwa Data ni abaragwa baraganwa na Kristo. Ils sont ignorés par le monde. Socialement parlant, la société ne les considère pas. C'est la parole qui nous l'a dit. Mais dans le royaume de notre Père Céleste, dans le royaume de Dieu, ce sont des nobles, ce sont des princes, des gens considérés. Imbere y'Imana, abo nibo bantu bemewe bafite uyu mugabane. Umwami Imana awumugisha abakira ijambo twese. 31 nyuma yuko ijambo byerekanye ibyo byose. 31. Enfin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Nk'uko byanditswe rero, nyuma yo guhamiriza ibi byose Pawulo atubwiye ati, kugira ngo rero uwirata, uwemerewe kwirata, yirate mu Mwami. Amen. Nibyo ufitiye umugabane, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirate Uwiteka. Ntabwo ari ukwirata bya kamere. C'est pas se glorifier selon la chair. C'est seulement dans l'homme intérieur. Celui qui a cette part a droit à se glorifier dans le Seigneur. Ko yambitswe umwenda w'ubukwe, yambitswe un habit de fête. Il a été revêtu d'un habit de fête comme Josué. Umuntu wambuwe ubucocera akambika umwenda w'ibirori. Uyu mwenda w'ibirori ni ugukiranuka kw'Imana. Abantu bafite uko batureba, Imana nayo yatwambitse, kadukunda, kaduha uyu mugabane, nayo ifite uko itureba, ituzi, kugira ngo uwirata yirate Uwiteka. Amen. Ni byiza, pour que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ibindi byose uramutse wizera Imana ishatse nabyo irabiguha, ariko kirazira kikaziririzwa. Umwana w'Imana wizera ufitiye umugabane isi itazi ntiyirata iby'isi, yirata ubuntu bw'Imana, yirata ubugingo yahawe, agapfukama agashimira Imana, ibindi akavuga ngo Mwami wanjye mpakubiguheshamo icyubahiro, mpakugukorera.
ni ibikoresho bimerekeza ariko ntibintegeka. Ibyo ni uruhagarariro rw'abizera, les fils de Dieu, les filles de Dieu, les élus, les fils premiers-nés, les enfants de Dieu qui ont cette part, qui ont la parole de vie dans leur cœur, qui ont la vie éternelle, qui ont été pardonnés, qui ont été justifiés, qui ont été sanctifiés, qui possèdent la victoire, qui ont la rédemption dans leur cœur, qui savent que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui leur a donné cette part, qui leur a fait grâce. Ils ne se glorifient jamais des biens du monde. Ils savent que ces biens sont là tout simplement pour qu'ils puissent servir le Seigneur. Umwami Imana akomeza duhane umugisha. Turasoma Korino wa mbere igice cya kabiri dore ku murongo wa gatandatu. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2, à commencer par le verset 6 jusqu'au verset 16. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Korino wa mbere kabiri dore ku murongo wa gatandatu. Cyakora ubwenge tubuvuga mu batunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashiraho. Cependant, ariko c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. N'ubwenge tubwiriza mu batunganijwe. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Ubwenge butari ubw'iki gihe, ni des chefs de ce siècle cyangwa ubw'abatware b'iki gihe, qui vont être réduits à l'impuissance. Bazahindurwa bakaba abanyantege nke, qui vont être réduits à l'impuissance. Kinyarwanda baravuze ngo ubw'abatware b'iki gihe bashiraho, qui vont être réduits à l'impuissance. C'est ainsi dit la parole de Dieu dans la Bible. C'est la bouche de l'apôtre Paul. Atubwo bwenge tubwigisha mu batunganijwe, mu ntore, mu bana b'Imana. Ntabwo ari ubwenge bw'iki gihe bw'isi cyangwa bw'abami b'isi bagiye kwamburwa ububasha, qui vont être réduits à l'impuissance. Bagiye kwamburwa ububasha. Iyo ni amina. Bagiye kwamburwa ububasha. Ntabwo bazakugumana ingoma, ubutware nk'uko twabonye muri Daniel 7 byagenewe abera. Bwami bw'imyaka 1000 tuzinjiramo, ubutegetsi bwose abantu bamaranira, bakicana, bagacura amabombe, bakamarana, ntabwo babukwiriye. Byanditswe biravuze ngo qui vont être réduits à l'impuissance. Ibyo birata byose barimo n'uriya mwami wakorewe ya ruguru worogerageza ibibombe, barimo n'abanyamerika n'abari bariho hose. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ntabwo ubu bwenge bwigishwa muri abo, bwigishwa hagati y'abatoranijwe, y'abatunganijwe. Ntabwo ari ubwenge bumeze nk'ubw'abatware b'iki gihe bagiye kwamburwa ububasha. Au verset 7, 27 plutôt, murongo 27. Bakorino ba mbere igice cya kabiri murongo 27. Bakorino ba mbere igice cya kabiri murongo wa 7 mumbabarire, tukaba tumaze gusoma wa 6. Murongo wa 7. Ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, ari bwo bwenge bwahishwe Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Verset 7. Nous prêchons
sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait prédestinée pour notre gloire. Tubwiriza ubwenge bw'ubwiru bwahishwe Imana yaduteguriye kera kugira ngo buzaduheshe icyubahiro. Icyubahiro cyo ku isi kirayoyoka. Imbaraga z'abami z'abantu b'iyi si ziragenda zishira, ziyoyoka, zitituka, ariko ubwenge, ububwiru, ubutumwa bwiza, iri jambo ry'Imana ni cyubahiro cy'intore. Abana b'Imana bo uyu munsi baragayitse, ariko mu gihe kizaza bazambara amakamba. Byanditswe biravuga ngo nitwihangana tuzimana nawe. Nous régnerons avec Christ. Cette gloire nous est réservée. Tuzimana nawe, dutegekane nawe, ubu bwami turabubikiwe. Ntabwo ari ibintu byo gusenga gusa by'icyuka bizarangiriraho. Oya, ni ubwami, ni ubwami, ni ubutumwa bw'ubwami butegura ubwami, kandi abana b'Imana bazabwinjiramo. Ubwiza bwabo ntibuzashira, ariko ubwiza bw'umubiri nk'uko Yesaya buvuga muri Yesaya igice cya 40 bumeze nk'uburabyo. Izuba rirava, burabyo bugahonga, bugahunguka, bukabisa ubundi, hakamera ubundi, bukabisa ubundi. Ariko ubu bwiza, icyubahiro gifatanije n'uyu mugabane kizahoraho. Uwiteka aduhane umugisha. Umurongo wa 9, Abakorinto ba mbere igice cya 2 umurongo wa 9. Ariko n'umurongo wa 8 tugezeho. Mu batware b'iki gihe ntawabumenye, kuko iyo bawumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Au verset 8, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Paulo ntabwo ari indimi. Paulo ntaca ku ruhande, kuko nawe yari umufarisayo waminuje mwiyobokamana. Azi aho yavuye, azi n'ubutunzi Imana yamuhaye. L'apôtre Paul ne passe pas à côté, car lui-même il était pharisien, docteur de la loi de Moïse, diplômé, docteur en théologie de son temps. Lui, que le Seigneur lui-même s'est révélé sur le chemin où il allait persécuter l'église du Dieu vivant. Manami yeretse, hariya mu byakozwe no mu 9, agiye gutoza itorero ry'Imana nzima ry'i Damasiko. Ibyamubayeho twarabibonye, aravuga icyazi, aravuga ati ubwenge bw'Imana, ubwenge bwahishwe, iri ububwiru abami b'iyi si ntabwo babuhawe. Iyo babuhabwa ntibari kubamba umwami w'icyubahiro. S'ils avaient reçu cette sagesse mystérieuse, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais le Seigneur de gloire devait être crucifié pour que nous soyons sauvés, pour qu'il puisse être notre sanctification, notre justification. Il fallait qu'il soit crucifié kugira ngo atubere agakiza, atubere kwezwa, atubere gucungurwa. Yagombaga kubambwa. Imana ibishimirwe kuko ni imigambi yayo. Au verset 9 umurongo wa 9, ariko nk'uko handitswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba, n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Au verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme.
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est ça la part. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, ni dans la pensée de l'homme. Le Seigneur les a préparés pour ceux qui l'aiment. Ibintu bitigeze ijisho ritigeze ribona, ugutwi kutigeze kumva, umutima w'umuntu utigeze utekereza, bitigeze biza no mu bwenge bw'abantu. Ibyo Imana yabibikiye abikunda, yabibikiye aba bana b'imfura, yabibikiye abana bayo. Ese ikibazo ni iki? Ibi bintu ijisho ritigeze kubona, ibi bintu ugutwi kutigeze kumva, ibi bintu bitigeze bizamuka no mu mutima w'umuntu, byakwigishwa mu mashuri gute? Ntibikabeho. Byakwigishwa mu mayuniversite gute? Ntibishoboka. Ntabwo ari ibintu byo mu bwenge, ntabwo ari ibintu byo mu kirere cy'isi, ni ibindi bintu, ni ikindi kirere, ni ayandi maso, ni ayandi matwi, ni iyindi myumvire, n'izindi mbaraga, n'ubundi butunzi. Alléluia. Ce sont des choses inaccessibles à l'homme naturel. Ni ibintu umuntu wa kamera atashyikira. Ariko ijambo rivuze neza ngo Imana yabibikiye, Imana yabibikiye bande, murongo wa 9 ku iherezo. Ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Abayikunda se? Aya ntabwo ari twebwe tuyikunda. Mu Gifaransa baravuze ngo mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Imana yabiteguriye abayikunda. Nubwo byanditse kuri wayikunda gute? Kugira ngo uyikunde ibanza kugukunda. Niyo mpamvu Yesu yabwirishwa ngo simwe mwanoranije nijye wabatoranije, simwe mwankunze nijye wabakunze. Uw'Imana ikunze ntabwo yahakana urwo rukundo. Iyo irukunze yagukunze iguturamo, kuko Imana ari urukundo ikaguha kuyikunda. Ibyo byose bitigeze ni ibikisi. Murongo wa 10. Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Au verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka agenzura byose. N'umubande w'Imana, même les profondeurs de Dieu. Ntabwo ari amayoberane y'Imana ya les profondeurs. N'umubande w'Imana, no mu ndiba hayo umwuka wera agerayo azi byose. Abafite uwo mwuka bafite iyo mari, bafite uwo mugabane, bafite ubutunzi iby'ijisho ritigeze kubona, ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitarigeze bizamuka mu mutima w'umuntu. Imana yabibikiye abana bayo, kandi yabiduhishurishije umwuka wayo, kandi yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka azi byose. Umwuka azi ibintu by'Imana byose, ndetse umwuka azi n'umubande w'Imana wose. Witeka aduhane umugisha. Umurongo wa 11. Mbese ninde mu bantu wamenya ibyo undi atekereza keretse umwuka wa wundi umurimo? Mbese ninde mu bantu wamenya ibyo undi atekereza keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Hano Pawulo arerekana, atanga urugero, ati umuntu ashaka kukubwira ibintu kandi atari byo atekereza.
abo bita iryarya akirarira akakubeshya. Umuntu we niwe ubuzi ukuri kw'ibyo abitse, ibyo abwira abandi byo kwiyerurutsa nibyo abandi bafata, ariko umuntu waba afite ibyo uko ateye ni ukuzi ngo n'iby'Imana niko biri, ntawe ubizi keretse umwuka wayo. Niyo mpamvu bitigirwa mu mashuri, keretse uw'Imana ihaye ku mwuka wayo niwe umenya ibyayo. Ibyo rero niwo mugabane abana b'Imana, abana b'imfura, abana bawe kuraganwa na Kristo, niwo mugabane bawe kuko umwuka w'Imana ubatuyemo. Mwami Imana aduhane umugisha. Personne ne connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit qui est dans cet homme, son esprit. L'homme, apparemment, il peut montrer les choses aux autres comme il veut. Mais il connaît la réalité lui-même. Les autres voient seulement les choses apparentes. Mais en lui, l'homme connaît ce qu'il est. Ainsi, même pour les choses de Dieu, personne ne nous les connaît, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Mais à celui que Dieu a donné cet esprit, il est donné de comprendre, de saisir, d'accéder aux choses de Dieu. Turasoma umurongo wa 12. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'isi, ahubwo twahawe umwuka wa ku Mana, kugira ngo tumenye ibyo Imana yaduhereye ubuntu. Verset 12. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Twahawe umwuka w'Imana kugira ngo tumenye, ntabwo tufite umwuka w'isi, twahawe umwuka w'Imana kugira ngo tumenye ibyo Imana yaduhereye ubuntu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, nous avons reçu l'esprit de Dieu pour que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données par grâce. C'est ça la part réservée aux élus de Dieu. Uno mugabane wabikiwe intore z'Imana, ntabwo za umwuka w'isi, za umwuka w'Imana, kugira ngo zimenye iby'Imana yazihereye ubuntu. Umwami Imana akomeza duhane umugisha, tukaba tumushimira kubw'ubwo bwiru budutuyemo, kubw'uwo mwuka uduha kumenya iby'iwacu, uduha kumenya iby'ubwami bw'Imana, uduha kumenya ibitigwa, ibitigishwa n'abantu, ibitari mu mashuri, ibitigwa ngo abantu babeshe ngo baraminuje mu iyobokamana, ntibibaho. Oya, 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 umwarimu wigisha ijambo ry'Imana n'umwuka wera, abamufite nibo bafite uwo mugabane. Murongo wa 13. Ari byo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka. Dusobanuza iby'umwuka bindi. Verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Verset 14. Murongo wa 14. Ariko umuntu wa kamere yemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Au verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mu Kinyarwanda bavuze ngo murongo wa 14, umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka. Nibyo. L'homme naturel, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana.
umuntu wa kamere ntategetswe kwemera iby'umwuka w'Imana. Niyo yaba ari umwana wawe, niyo yaba ari umugabo wawe, niyo yaba ari umugore wawe, niyo yaba ari papa wawe, niyo yaba ari mama wawe, niyo yaba ari abo ukunda, niyo yaba ari inshuti zawe, niyo yaba abana bibyariye, ntabwo umuntu wa kamere ategetswe kwakira ijambo, kuko ntabwo ryakirwa na kamere, ryakirwa mu buryo bw'umwuka. Ubu muhohoteye, jya ureka abana b'Imana bahamagarwe nayo. Abizera ntabwo babyara abizera, abana b'Imana babyarwa nayo, bakabyarwa n'ijambo, kandi ijambo ry'Imana ntiwaritsindagira mu muntu wa kamere. Tanga amahoro. Uwizera azamurikirwa n'Imana, imwereke uwo mutungo ntawigeze awubona ngo awange, ntawigeze awubona ngo yirengeshwe. Baba batawubonye, ababonye umutungo w'ijambo basiga byose bakawuhobera. Umuntu wa kamere ntashobora kwakira iby'ubwami. Ntiyumva imvugo y'Imana, n'imvugo ni urundi rurimi, ni ikindi kirere. C'est un autre langage. L'homme naturel ne peut pas comprendre cela. Au verset 15, umurongo wa 15. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawe umurondora. Ça c'est merveilleux. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Umuntu wa kamere ntabwo yumva iby'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka wishurirwa amenya iby'umubiri, akamenya n'iby'umwuka. Il juge de tout. Byose we, abari hejuru we. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Umuntu uyoborwa n'Imana. Umuntu w'umwuka ntabwo ari kuvuga umuntu udafite umubiri. Oya, l'homme spirituel ni umuntu uyoborwa n'umwuka w'Imana. Umuntu ufite Kristo muri we asesa byose, agenzura byose, azi byose. Ariko we ntawe umusesa, ntawe umenya ibimurimo. Ni ukuvuga ngo umwana w'Imana uhagaze muri uyu mugabane arakureba gusa akakwihorera, ariko aba yakubonye. Ariko wowe wa kamere ntabwo uba umuzi, ariko abana b'Imana bo baba bakureba. Ntabwo wamubeshya, kuko Imana ubwayo ituye muri we. Ndashimira Imana kubw'uyu mugabane. Tu ne peux pas le tromper. Un enfant de Dieu qui est dans cette position, qui est conduit par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même, il juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Il sonde tout. Il voit tout. Que Dieu soit loué. Verset 16. Deux choses. Car tu as connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Oh, nous avons la pensée de Christ. Murongo wa 16 nsoza subika kuri uyu munsi. Mbese ninde wigeze kumenya iki Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Mbega umugabane. Car tu as connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Ninde wigeze amenya ibyo umwami Imana atekereza kugira ngo noneho ayigira inama, ayigishe? Ntawe. Oh, nous avons la pensée de Christ. Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Ndagira ngo abanyumva mwumve iyi faveur, mwumve ubuntu, mwumve uyu mugabane kuremereye. Ni gute dufite gutekereza kwa Kristo? Ijambo ryatubwiye ngo ntawe uzi icyo umuntu atekereza kereka umwuka uri muri we. N'Imana niko imeze, ntabwo twamenya twebwe ibyitekereza kereka umwuka wayo ni ubizi. Noneho ijambo rikavuga ngo uwo mwuka se niba adutuyemo, noneho niba umwuka wa Kristo adutuyemo, kuko umwuka wa Kristo ari uzi ibyo Kristo atekereza. Niyo mpamvu Pawulo ashoje avuga ngo or nous avons la pensée de Christ, kuko dufite umwuka we. Ntawe uzi ibyo umuntu atekereza keretse umwuka we umurimo. Ntawe uzi ibyo Imana itekereza kereka umwuka wayo. None dufite umwuka w'Imana, bivuze ko dufite gutekereza kwayo. Umwami Imana yaduhaye umugabane uyobuje. Bivuze vuba vuba, reka nsubiremo. Nashoje. Ntawe uzi icyo umuntu atekereza, niko ijambo ryavuze, kereka umwuka we umurimo.
n'Imana niko imeze, ntawe uzi igitekereza kereka umwuka wayo. None uwo mwuka wayo, uwo mwuka wa Kristo mu gihe tuwuhawe nk'abana b'imfura, nk'intore, nk'abana bayo yakunze, ikemera gusuka umwuka wayo muri twebwe akaduturamo automatikuma, ako kanya tuba dufite gutekereza kw'Imana. Niyo mpamvu tuyoborwa, niyo mpamvu ugira gutya Imana ikakubuza ikintu, ikakuyobora. Ni ukubera ko gutekereza kwayo iba yakumanuye muri twebwe. Ndabishimira Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka Imana aduhane umugisha. Je remercie le Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné sa pensée, qui nous a donné sa pensée, car il nous a donné son esprit. Donc, nous avons la pensée de Dieu en nous. Dufite gutekereza kw'Imana. Niyo mpamvu abana b'Imana wavuga ko badasanzwe ntabwo yababeshya. Niyo mpamvu ijambo ryatwemereye ngo kugira ngo yirate Kristo. Wamubona agayitse, ariko umuntu ufite gutekereza kw'Imana muri we ni umunyacyubahiro kandi ni umuhanga kandi ni umunyabwenge. L'homme qui a l'esprit de Dieu en lui, il a par là la pensée de Dieu à lui. C'est un homme sage, c'est un homme intelligent, c'est un homme qui a une part particulière au monde. Afite umugabane udasanzwe. Mwami Imana yongerere umugisha ubugingo bwose bwakiriye iri jambo mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusenge kubw'ijambo tumaze kumva. Ndagushimiye Mwami Imana, ndagushimiye Mwami wacu Yesu Kristo, mukiza w'ubuntu n'imbabazi. Ijambo ryawe ni igitangaza, ijambo ryawe ni rirerire, ijambo ryawe Mwami rirahishwe, ijambo ryawe ni ibanga, ijambo ryawe ni ubwiru, ijambo ryawe ni umucyo, ijambo ryawe ni ubundi bumenyi bumenywa Mwami, bubonwa n'andi maso, bukumvwa n'andi matwi Mwami, bukigishwa mu rundi rurimi, bugahabwa ab'Imana yageneye uyu mugabane mwiza. Ndagushimiye Mwami wanjye Yesu Kristo, ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe. Gushimiye ubuntu watugiriye, gushimiye ubuntu wagiriye abana bawe, ukomeze kudukomereza muri ubu bwami, muri uyu mugabane. Ndagushimiye kuba udutuyemo, warahaye abana bawe gutekereza kwawe, utuyobore Mwami, imbabazi zawe zibane natwe. Umugisha ubugingo bwose bwakiriye ijambo, ubwawe urusheho kurishura, ubwawe urusheho kurisobanurira buri mwana wawe, avanemo umugabane umukwiriye. Ushimwe kandi ushimwe kubw'uyu mwanya waduhaye. Nubyemera no ku kindi cyumweru uzaduhe uyu mugabane, uzaduhe icyo uzaba waduteguriye. Ndagushimiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mwami Imana aduhe umugisha twese abakiriye ijambo naho ubutaha. Amen. Satani basi abana b'Imana babuze guterana muri isi yuzuye akaga, yuzuyemo imiruho myinshi. Satani basi abana b'Imana babuze guterana, natukwa nk'ababazwa n'izina ry'Umuremyi, izina ry'Umukiza, zishima nambaye ikamba
zishima nambaye ikamba ndi kumwe n'umukiza. Zakorera umukiza Yesu nyiri mu isi yuzuye akaga, aba mu makuba cyangwa se mu byago nzajyana mbakumukiza. Zakorera umukiza Yesu nyiri mu isi yuzuye akaga, aba mu makuba cyangwa se mu byago nzajyana mbakumukiza. Natukwa nkababazwa n'izina ry'Umuremyi, n'izina ry'Umukiza, zishima nambaye ikamba ndi kumwe n'Umukiza, zishima nambaye ikamba ndi kumwe n'Umukiza. Nemeye gusuzugurwa ngo nambe k'umucunguzi, kuko nimbabazwa nzira uwamukiza ntabwo nzakorwa n'isoni. Nemeye gusuzugurwa ngo nambe k'umucunguzi, kuko nimbabazwa nzira uwamukiza ntabwo nzakorwa n'isoni. Natukwa nkababazwa n'izina ry'Umuremyi, n'izina ry'Umukiza, zishima nambaye ikamba ndi kumwe n'Umukiza, zishima nambaye ikamba ndi kumwe n'Umukiza. Irari ryo mu isi kurikira umucunguzi, kuko nukorera uwo mukiza ntabwo uzakorwa n'isoni. Abereka irari ryo mu isi kurikira umucunguzi, kuko nukorera uwo mukiza ntabwo uzakorwa n'isoni. Natukwa nkababazwa n'izina ry'Umuremyi, n'izina ry'Umukiza, zishima nambaye ikamba ndi kumwe n'Umukiza, zishima nambaye ikamba ndi kumwe n'Umukiza. Natukwa nkababazwa n'izina ry'Umuremyi, n'izina ry'Umukiza, zishima